Yo, 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 yo. Light tablifa from east, light tablifa from west, light tablifa from south, light tablifa from north, central, Kigali, Rwanda, Kampala, Uganda, Dar es Salaam, Tanzania, Nairobi, Kenya, Bujumbura, Burundi, East Africa, to the world, Africa, to boom, fire. Yeah, them call me a good bad boy, shot, a cooler believer, champion, monster, conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom, fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I number one rapid test boy. I live, the life I love, and I love, the life I live. The top shot number one baddest. I'm Mr. Energetic Man. I'm Mr. Energetic Man. When I say Mr. Energetic Man, you know big energy. Yo, big energy, stand up. Wherever you are, stand up. Yo, if you are in Africa, big up on yourself. West Africa, Central Africa, yo, North Africa, yo, East Africa, boom, to the world. Yo, 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 America, Canada, yo, 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 my people from London, boom. I believe on them say, my people from Australia, boom, boom, boom. Your top shatter is back. Your top baddest number one chocolate boy is back. Your top baddest number one chocolate boy is back. Me say, ooh da 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 da. Niago pon, say swing, swing, swing. Ivi sinviterga nivi, swing, swing, swing. Your love is a beautiful ting, ting, ting. Ibi mvuga sukubera, swing, swing, swing. Yeah, yeah. Mumutima mbite fuda. Ibyiza ufite benshi batabona. Yeah. I know you better than them. Izo bakuvuga zose zanze kumfata. Ni sawa sawa, bareke bavuga ko wamaye dawa dawa. Mon cœur nzagukunda moa moa. Bazavuga baza boa boa. Bazamgan nguberukwiye. My fine gun fite misiyo. My fine guy afiri nguberukwiye. My fine gun fite misiyo. My fine gun nguberukwiye. Paparara. Nguberukwiye. Nukabifate gimitoma. Deba mu mazura bibona. Imbuto zacu zizaryoha. Zizera ku giti gitohagiye. Babona dusanga bari bonfire, bonfire. Uganda. Kevin Uganda. Kevin. Yo, my people around the world, I just want to introduce one and only Kevin, other from Kampala, Uganda. Uyu munsi ndagira mbabwire ko ubu kuri kamera za Yago TV show. Kamera za Yago TV show. Hicaye umujene witwa Kevin. Yo, Kampala. Yo, Kampala. Kuko umugambi w'Imana suwejo. Oh na suwejo. Jeni buka epfiria. Muzima fise formule. Buddha fise formule. For bisaba kuvumilia wetulia. Inyenyeri ya wizaka. Oh na. Iwafashe chiganza. Unjana ona kwijana. Undindi bisitaza. Mwisishaza mana wafashe chiganza. Unjana ona kwijana. Ungoreshi bitangaza. Mwisishaza mana. Sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo mashiringi. Muzipe wo mu cyaro uri so funny,
Mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari kuko umugambi w'Imana suwejo. Oh na 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 suwejo. Uwo mugambi w'Imana suwejo. Oh na 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 suwejo. Yo 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 yo. Umugambi w'Imana namwe murabizi ko atari uw'ejo. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Umugambi w'Imana yo. You know everything, man. Murabizi ko umugambi w'Imana atari uw'ejo. Imana yaraturemye kandi Imana ituremye idukunze sana. Irangije iravuga iti aba bantu ngomba kubaha isi bakayibaho. Abandi barangije bashaka kwiharira yo ariko umugambi w'Imana ku buzima bwacu twarabarabuye. Narababwiye ngo we have come a long way to papara, byari long jane kwibona hano. Oh God, you know, no. Nanjye najyaga nibaza aho bizava, niba ushaka témoignage pick my number. Namenye ko naho ritarema mu rugendo rutoroshye my friend, from Tabagwe to Kampala. Ubu ndimo mfungura champe. Brie, mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari mutipe wo mu cyaro uri so funny. Mama don't worry, sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera yo madorari. Oh na 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 kuko umugambi w'Imana suwejo. Umugambi w'Imana suwejo. Umugambi w'Imana suwejo. Oh na 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 suwejo. Umugambi w'Imana wejo. I just play for my enemy. I just play the energy. Zakuririmba mpaka nsara yeah. Zakuririmba mpaka nsara yeah. I just pray for my enemy. I thank God for the energy. Zakuririmba mpaka nsara yeah. Zakuririmba mpaka nsara yeah. Just pray for my enemy. I thank God for the energy. Zakuririmba mpaka nsara yeah. I just pray for my enemy. I thank God for the energy. Takuririma bagansara yeah. Takuririma bagansara yeah. Fire burning. Yo, Kigali wagwan. Abantu mwese muri Kigali ndabasubije cyane. Aba big energy mwese muri mu ntara y'Iburasirazuba ibirengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali ndabasuje sana ndanabemera. Aba big energy mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'amata n'ubuki bro, igihugu cyiza urabyumva, ndabasuje sana. Inzego z'umutekano ndabaminiya sana, ndabasuje sana. Ewana, big energy is back. Big energy is back. Nari narabaretsemo, nari naracecetsemo, nari narabihoreye, ariko nabonye hari abandi bajene batangiye gushaka kumenyera. Nabonye hari nabaje barababeshya, bababeshya ibintu, barababeshya ibintu byinshi. Ndavuga ni no. Narabaririmbiye indirimbo ya Eric Senderi na Tuyisenge Intore. Ndabaririmbira ngo ibidakwiriye ngewe nimbibona nzabivuga, kubera ko ibyo umusaza yatugejejeho nta wabisenya ndeba. Umuntu witwa super manager niwe wavuze ngo iyo urimo gutanga serivisi mbi mu burezi uba urimo gusenya igihugu. Iyo urimo gutanga serivisi mbi mu mutekano urimo gusenya igihugu. Iyo urimo gutanga serivisi mbi mu bitaro uba urimo gusenya igihugu. Niyo urimo gukoresha social media nabi wataka abagenzi bawe, wica abagenzi bawe, ugira gute, ugurira bamwe ngo bamwe bagire gutya, uba urimo gusenya igihugu. Ari nayo mpamvu ibidakwiriye nimbona nzabivuga,
kuko ibyo umubyeyi cyangwa ibyo perezida wacu His Excellence Paul Kagame yatugejejeho nta muntu uzabisenya ndeba. Nta muntu uzabisenya ndeba, nta muntu uzaza ngo yifatire showbiz yo mu Rwanda ngo ajye kubeshya abantu hariya ndeba. Oya, ibyo bintu mubireke, twubakire ku kuri, twubakire ku bikorwa, twubakire ku mirimo, tureke kubakira ku magambo, ni twubakire ku bikorwa, twubakire ku mirimo. Ni nayo mpamvu uyu munsi aba big energy ahantu muri yo keep standing. No mbere narabwiraga ngo stand up. Aba big energy narababwiraga ngo yo big energy stand up. Ubu none ntago ndi bubabwire ngo stand up, ndi bubabwire ngo keep standing. Big energy wherever you are, keep standing. Umva, ushobora kuba uri mu big energy w'umumama, ushobora kuba uri mu big energy w'umukecuru. By the way, mbonero gusuhuza mu big energy w'umukecuru, yarambwiye ngo ni umukecuru mu big energy, reka musuhuze Shani. May God bless you, how you doing? Yo, big shout out to you man. Shani from Canada. Imana ikomere umugisha n'umumama. Nimwumve mvuze gutyo ngo mugire ngo ni umumama. Ntago ndi bumuvuge ibintu byinshi gusa, yaranyandikiye ambwira ati ndi umukecuru w'umu big gutyo. Rero ndagusuhuje cyane Shani n'umuryango wawe, abana bawe ndabasuhuje cyane. Ubwo harimo abahita biyumva, ntago ndi bujye muri byinshi, ndabasuhuje cyane. Hanyuma n'abakwe bawe ndabasuhuje cyane. Yes, hanyuma abantu mwese mwari munkumbuye kumbona gutya kuri kamera, gutya nyine nkaza hano kuri kamera y'abantu, nkagira ibyo mbarabura, nkagira ibyo mbabwira, kubera ko Imana irimo gusubiza, tuba tugomba kuza hano tugashimira Imana. Iyo Imana irimo gusubiza amasengesho, ntuzahagarike gusenga. Iyo Imana irimo gusubiza amasengesho, ntuzahagarike gusenga. Murimo muranyumva neza abantu banjye, bantu turi kumwe, murimo muranyumva neza? Imana nisubiza amasengesho, ntuzahagarike gusenga, uzakomeze usenge. N'ibindi birakomeza bigakoreka. Rero uyu munsi hari ibyo nje kubabwira. Abantu mwese mwari munkumbuye, rero mwari munkumbuye, muvuga muti twe dukumbuye Yago Ewan kumubona kuri kamera. Bamwe baravuze ngo naburiye irengero, ariko sha naburiye irengero ndi hano. No kamba meneri banga. Bazi kugira ngo mutagira ngo igikuba cyacitse, reka mbarabure. Kino kiganiro ngikoze nicaye KGL. Abombo yuti na dede ade apandem. Yo. Ubuse none murabigenza mute? Nicaye KGL. Ahantu niyicare ntago uri buhamenya, ariko nicare KGL. Urabyumva? Zero ukuntu muri wiki, ubundi kugira ngo umuntu amenye ukuntu muri wiki, aka kantu konyine akangaka mvuze ko kuba ndi KGL, ubu mugiye kugakoresha. Rero ukuntu muri wiki mureke dushyire hamwe, twikorera ibintu, dushyire hamwe, urabyumva, dukora ibintu bya danje, duteze imbere igihugu cyacu. Ibyo biboro muba mwarakoze, umva, ntarava ku murongo. Ntarava ku murongo, ngiye kubabwira ingingo 3 z'ingenzi zinzanye, ubundi mite mbakomereza kuri ba bantu bari bankumbuye. Ingingo ya mbere, nzanywe no gushimira. Ndashimira aba big energy. Hari uburyo ndi bubashimire mu nze no gushimira n'inzego z'umutekano zo mu Rwanda. Hari ibyo ngomba kuza kuzishimira. Hanyuma nanashimire muri rusange umutaka wa byose ni Imana. Hanyuma ingingo ya kabiri, hari abantu nshaka kuganiriza. Hari abantu nshaka kuganiriza, ngaganira nabo, akaba ari bo mbwira, akaba ari bo nibwirira. Ari naho ndibuze no gusoreza mu cyo nakwita nka conclusion, ariko noneho kiri bube kibandamo kubaka ibyasenywe. Hari ibyasenywe murabizi, hari ibyamaze gusenyuka muri showbiz. Bivuze ko rero tugomba kugira gute, tugomba gutangira kubaka. Biraza kura nibyo bivuze gusoza ikiganiro, ariko ndagira ngo nananyomoze amakuru amaze iminsi acaracara. Bamwe bavuga ngo Yago ngo yaburi birengero, ngo Yago
nje mfite urugendo rujya Canada na leta zumwe za Amerika nzaba ngiye kuba kubita imiziki no kwikorera ibiceri hariya mu bijyanye na YouTube urabyumva ariko nzagaruka ngewe iwacu ni muri Afrika iwacu ni muri Afrika mbivuze none nyiri no ku butaka bwa Afrika iwacu ni muri Afrika ngewe nzajya muri Amerika nkubite show nkubite Canada nkubite London nkubite ariko iwacu ni muri Afrika nzagaruka hano iwacu muri Afrika nge nago ndi umuntu ngo wabuze ngo yajya ngo cyanga ngo wa oya ngo oya Afrika iraryoshye Afrika ni nziza Africa is very natural Africa is my brother Africa is uyu munsi Africa ni wo mugabane uri virgin in case you don't know Africa is still virgin man so nihi wacu ingendo zose nzakora najya Canada najya Amerika najya nzongera ngaruka hano iwacu muri Afrika East Africa ibyo bintu nibyo tuziribuze kuganiraho byose rero maze kubabwira hanyuma mubisemo nakantu ko kuza kunyomoza amakuru hanyuma nigarukire ku ngingo yanjye aho navuga ngo abantu mwese mwari munkumbuye aba big energy baba mama aba big energy baba papa aba big energy babana abana ndabakunda sana naba promisinze indirimbo yanyu ndi hafi kuyikora abana kids ndabemera sana njya mbona namwe mujye cyo ageto youth a big energy boom fire kids ndabakunda sana abana ndabakunda sana abana nimbakunda mnonga nyowe ni abana mbagala nnyo mbagala nnyo kirara ngenda bakola yakayimba ngendo kola yakayimba k'abana just abana beyagale ngenda kola yakayimba k'abana kubanga nze ndi muyimbi w'abantu okitegeera nze ndi muyimbi w'abantu nyimba ebikwatagana n'abantu siyimba ebintu ebitakwatagana n'abantu kyino manya nze ndi muyimbi w'abantu nyimba ebikwatagana n'abantu nyimba obulamu bwa bulijjo okitegeera fe tuli ba ghetto youth twakulireyo okitegeera naye tubadde tulina ekirooto tubadde tulina ekirooto this is Yago TV show oba oli muganda naye nga wakalaba eno channel kola subscribe gendo kole subscribe on Yago TV show representing culture music and best interview ever we day upon aba ghetto youth be Uganda tujja batukako eyo bakuli tujja anytime tubayingirira namwe tubayingirira Gabarod tubayingirira Wonaka Wempe Kabalagala widepa tubayingirira tujja chikuba East Africa kubanga twagala okupromotinga East African talents osobola kubanga oli muyimbi osobola kubanga okuba biki naye nga kutuukako text me on Instagram Yago Pondats Yago_pon_dats mpandikira tukutukeko tekeko kamera oyimbe okitegeera oba otukolere byokola otulage talent gyoyina fire blazing okitegeera so twagala okwegatta ku market ya wano kubanga fe tupromotinga ebintu bya East Africa fe twazalirwa wano mu East Africa ne tukulira mu East Africa naye twagenda yo West Africa ne tusanga nga abantu ba West Africa beyagala nnyo nafe muleke tweyagale mu East Africa bo meeting omuntu okuva e Burundi omuwe hospitality nungi bo meeting omuntu okuva Rwanda omugambe how are you from Rwanda nange bwe meeting omuganda mubuze over Uganda chichi how are you doing man we love Ugandans okitegeera kubanga East Africa tulina okweyagala tuwagire abayimbi ba East Africa bonna tuwagire Diamond tuwagire Eddie Kenzo tuwagire Chameleon tuwagire kubanga West Africa beyagala nnyo nze nagenda Nigeria ne malayo like 1 month nga ndi Nigeria nga ndi mukuyiga ba musician babawo batya how do they survive okitegeera naye West Africa beyagala nnyo they love each other they support each other kale they support each other nsobola okukyogera nga bulungi kubanga nze simanyi oluganda olutuufu nsobola okukozesa taamu nga sintuufu naye westerners West Africa abasajja abo they support each other they support each other
nafe tuyino supportinga bane okitegera bwe meeting omuntu okuva Nairobi. Oh hey, you come from Nairobi Kenya. Oh, what's popping Nairobi eh? Kubanga fena tuliba East Africa, East African citizen, big up on yourself, maximum respect. So abantu mwese ro mwari munkumbuye ndagira ngo iki kiganiro aho ngereje hanga mbanze mbakubitire akantu kitwa Ocean. Ocean. It's called The Ocean, my latest song. It's a collabo with one of the best musician, author from Kigali, Rwanda, Pasikizito, aka Keeper. Audio producer is David Denkal and Kevin Klein. Then the video director is Mbabas Isaac, aka Licky, other from Boom US, Boom US, Boom. I looking from the back, me tempted to touch yo when kumaniga baby need too much. Looking from the back, me tempted to yo when kumaniga baby. I believe my name to body so no bound. Yeah, go keeper. Follow me, brother. Come here over. I looking from the back, me tempted to touch yo when kumaniga baby need too much. Looking from the back, me tempted to yo when kumaniga baby need. Oh baby, for you I go die. Your body more moody mind. Oh my baby, for you I go die. Your body more moody mind. Sinsima, who got a kiss today? I say, girl, you're my disease. You're my desire. Every time you pull, I got me catching fire. I wanna put your ring on your finger. Girl, I wanna die for ya. Abandibo senza katira. What me say, ocean. Girl, I wanna take you to the ocean. Girl, I wanna see you in your body. Girl, I wanna see you in your body. Looking from the back, me tempted to touch yo when kumaniga baby, need too much. Looking from the back, me tempted to touch yo when kumaniga baby, need to. Oh baby, for you I go die. Your body more moody mind. Oh my baby, for you I go die. Your body more moody mind. Left as it kwambutsi mipaka. Kipunyisumu papa. Keeper now would you stop vis-a-vis mijiduka Dubai Ibiza Paris na Mumbai High life even no pity right. Ocean, girl, I wanna take you to the. Girl, I wanna see you when it. Girl, I wanna see you when your body. Looking from the back, me tempted to touch yo when kumaniga baby need too much. Looking from the back, me tempted to touch yo when kumaniga baby need to. Oh baby, for you I go die. Your body more, my baby, for you. Your body more. Ocean, girl, I wanna take you to the ocean. Girl, I wanna see you when your body. Girl, I wanna see you when your body. Yo, indirimbo yitwa Ocean. Ni indirimbo yanjye mperuka gusohora. Ni indirimbo nakoranye na Pasikizito, umuhanzi w'umuhanga sana. Indirimbo irimo kurebwa n'abantu benshi. By the way, irimo irazamuka cyane mu minsi muri 2 weeks. Irafi kugeza mu 150. N'abantu benshi. I don't complain. I give thanks to God. Njewe nago nkora umuziki ngo mbone ngo mbyuke ngo boosting ngo ngure ama views ngo kugira ngo mbemeze no. Bita muziki mwiza nkawushyira hariya. Wawumvisa kumva ari mwiza azakomeza wumve. Sizageraho izageraho bigere kure si yose byumve. Si yose byumve yumve ko atari ibintu dushishura, yumve ko atari ibintu. Arabona abonye bavuze ko tutari abahanzi. Ntari ariko se mwagize ngo imyaka si imyakara. Imyaka ubwira umuntu ubivuze ngo ntabwo uri umuhanzi. Nyuma y'imyaka 10 nayo ikakubaza ngo mbese ubu wowe uri umuhanzi. Kuko ubutagisohora imiziki wenda waranashaje cyangwa se wenda bana bitameze neza, fame yararangiye, ibintu byose byaranze. Kuko isi irahinduka mwa bantu mwe kandi iminsi ni mibi cyane.
minsi ni mibi cyane buriya sinjya nivumbura ku minsi mpamvu abantu bandi hafi bose bro babishimye, abantu bandi hafi, abantu turi kumwe babishimye. Cyo nicyo kintu mparanira buri gihe, kuba abantu ndi kumwe nabo bishimye nta muntu n'umwe ubabaye. Kandi abantu bamba hafi, abantu baba bari hafi yanjye barabizi, baba bagomba guhora bishimye. Kuko we deserve happiness bro, we deserve happiness my sister, you deserve happiness. Umva nushaka amafaranga bizakuvuna kuyagera, uzayavunikira ugira gute, ariko there is one thing that you deserve and you should respect that one thing. You deserve happiness. Waba umeze ute, wumva uwo waba uri we wese, icyo nicyo kintu twese hano ku isi buri muntu adeservinga. Ibindi byose tugomba kubikorera, hari ibyo tuvunikira, hari ibyo dukorera bikananga rimwe na rimwe, ariko nta kintu hano ku isi kindi kitakuvuna kukibona. Ariko hari ikintu wowe udeservinga, kuko na Bibiliya irabivuga, you deserve happiness. Ukeneye kwishima, ukeneye kubaho unezerewe. Niyo mpamvu abantu mwese murimo kureba ino video, guhumeka mujye mubirutisha ibindi bintu byose ku isi. Nimugera kuri iyo level yuko guhumeka, kumva wahumetse, kumva biraruta ibindi bintu byose ku isi, ko nicyo kintu cyonyine kibanze, cyo kintu kibanza kumva wahumetse. Kuko iyo wahumetse ubwo wabayeho, iyo wabyutse kumva urahumeka uba wabayeho, bisobanuye ko wabayeho. Nicyo kintu cyonyine kibanze gikwiye kubanza kuguhangayikisha. Ariko niba wabayeho, niba wakangutse, niba wabyutse, byose buriya wabihawe mu izina rya Yesu. Byose wagize gute? Wabihawe mu izina rya Yesu, urabyemerewe byose mu izina rya Yesu. Bivuze iki? Bisobanuye ko Imana yongeye kwemera kubaho. Ariko sinzi niba kino kintu murimo kucyumva. Niba wabyutse, ndashaka kino kintu isomo ry'uyu munsi turikura aha ngaha. Niba wabyutse kumva urahumeka, waba uri umuyisilamu, waba uri umukatolike, waba uri umwadeperi, waba uri umuporoso, waba uri umukristo, waba umva upfa kuba uri umuntu, kuko Imana ntabwo itoranya. Ntihazagire n'umuntu kubeshya ko Imana itoranya ngo ivuge ngo barango nibigo bagomba guhabwa ibyiza ngo abandi ni oya. Imana ntabwo itoranya, ntabwo itoranya ku butoni, kuko Imana twese yaturemye mu rukundo. Yaturemeye mu kintu kimwe, yaturemeye mu rukundo. Imana yaturemeye mu rukundo. Ni nayo mpamvu twese buri ukuntu uba wiyumva ni nako na mugenzi wawe yiyumva. Ndahita ngo urugero, niba wumva umuntu ajya kubabaza ukababara, ukumva urababaye mu mutima, jya wumva ko na mugenzi wawe ushaka kumubabaza. Uko kuntu wumva ubabaye na mugenzi wawe ukumva wamubabaza bingana gutyo. Ntiwumve ko kubabaza mugenzi wawe wumva bihagije ko wowe bitakugeraho. Ari nabyo byageze kuri bamwe na bamwe muzi muri showbiz ya hano i Kigali, bakaba baratangiye kwishyura kurya kuri ibyo bintu bahinze cyangwa biharuriye, inzira biharuriye. So mwabantu mwe, aha hantu twakure isomo. Iyo wabayeho nicyo kintu kibanze, kiraruta byose. Kubaho, guhumeka, kongera kweguka, kongera ukabyuka utazi ahantu uvuye, kigukuyeyo, ugahita usenga Imana, wakoze ugashimira Imana, warangiza ubwo impamvu muze ngo utazi ikigukuyeyo nuko hari abantu bameze gutyo, bavuga ngo ntabwo nzi ikintu kiba cyankuyeyo, ndaryama ngasinzira nkabona mvuyeyo gusa. Ariko ni Imana, iyo ni Imana. Imana iba yemeye kongera kubaho kubera ko hari ibyo ibibono ugomba gushyira ku murongo, cyangwa se ikubunamo ejo hazaza ugomba gukora mbere y'uko ugenda. Ariko n'ubundi ibyo byose kugira ngo ubyumve neza biragusaba kuba wizera Imana, biragusaba kuba uri umwizera, biragusaba kuba wizerera muri Yesu Kristo, kubera ko ntabwo ibingibi ndimo kuvuga wabyumva utizerera muri Yesu Kristo ngo umwizere nk'umwami n'umukiza wawe. Kubera ko agakiza k'Imana ndetse no kubona Imana twabiboneye muri Yesu Kristo. Umuntu ashaka kuvuga ngo burango yagongo nose ngo wizera gute Yesu. Hari umuntu uyu munsi twaganiriye, umukobwa wo mu Sudani, avuga ngo yizera Imana ariko ngo ntago yizera Yesu. Ndamubwira okay, rero hari abantu bameze gutyo, bavuga ngo nizera Imana ariko sinizera Yesu. Rero umuntu cyangwa se ikiremwa muntu hano ku isi kugira ngo kibone Imana, cyegerane n'Imana, gisabane n'Imana, kubera ko cyari cyamaze gukora icyaha, byaciye muri Yesu Kristo.
byaciye muri Yesu Kristo kugira ngo yitangire ibyaha byacu bigibuze habeho link yongera kuduhuza n'Imana. Sinzi niba ibintu murimo kubyumva neza, kuko iyo Yesu ataza kubaho sorry cyangwa ngo yemere kwitangira ibyaha byacu, abaye iki byagenze gute? Meze neza rwose, meze neza, mfite amahoro, mfite umutekano, nta kibazo mfite, nta mental health mfite, nta bwoba mfite, nta I am very strong. If I say I am strong, mubyumve, ndakomeye cyane mu Mwami Yesu, ndakomeye cyane mu Mwami Yesu, ndakomeye cyane mu Mana, ndakomeye cyane mu migambi mishya, ndakomeye cyane mu bitekerezo bishya, ndakomeye cyane mu maide mashya. I am very strong in every single corner in the name of Jesus. Meze neza cyane, ari nayo mpamvu ibintu ushaka kuvugira hano ntabwo, no offense, ntagire umuntu uza kubyumva nk'ibintu mvuganye umutima mubi cyangwa mvuze nshaka kwataka umuntu. Oya, ahubwo ndashaka ko twigira hamwe twese. Shaka ko twigira hamwe ku bibazo ndibuze kubabaza hano cyangwa ndibuze kuvuga hano. Ndashaka twigira hamwe twese nge namwe, yaba ari aba big energy ndetse n'abantu batari aba big energy, kuko ntago abantu bose bakwisi ari abafana banjye cyangwa se ari abantu bakurikira ibikorwa byanjye cyangwa bakunda ibikorwa byanjye. Ari nayo mpamvu niba uri mu big energy ntabwo ukwiye gukora ibintu bibi, ntabwo ukwiye kugambana, ntabwo ukwiye kugira ishyari, nta nubwo ukwiye kwitwaza izina big energy ngo ugende usebya abantu. Hari benshi bakoresha izina big energy bakaba barwanya leta y'u Rwanda, bakita big energy ngo bakunde ngo basebye izina ryanjye. Ntabwo bizakunda. Ndongera kubibutsa mw'abantu mwe mudakunda leta y'u Rwanda, reka bino bintu mbibabwire, abantu mwese mudakunda leta y'u Rwanda, ubwo ni leta iri herega, tujye tubivugisha ukuri, ubwo ni leta ya muzehe wacu Paul Kagame. Hari abantu bari hanze ngo batishimiye ngo uburyo ayoboye. Rero mw'abantu reka mbabwire, niba utishimiye uburyo His Excellency Paul Kagame ayoboye, jya ahantu hari ubuyobozi wishimiye wowe ukumva wishimiye ubwo buyobozi, ariko ureke kuzana ibintu by'ubugoryi, ureke kuza kuvuga ibintu by'ubugoryi. Twebwe His Excellency Paul Kagame tuzi ibyo yadukoreye, turabyubaha, turamwubaha, tukanamukunda. Noneho sinzi niba urimo kumva ibyo arimo kuvuga. Rero ibyo bintu byo kugenda mukiyitirira amazina ngo big energy, ukaba uri umuntu urwanya leta y'u Rwanda, ubwo erega iyo urwanya leta y'u Rwanda nanjye urwanya, ukaba urwanya warangiza ugafata izina big energy ugahita urishyira hariya, ukajya upostinga ibintu kuri Twitter ngo urashaka kunsebya, ukajya upostinga ibintu kuri za YouTube ngo urashaka kunsebya, kandi ubwo ngubwo uri nka za Canada, uri mu Bufaransa, uri Mozambique, uri Lusaka, uri Brussels mu Buruseli, uri mu hehe iyo ngiyo, just kubera ko social media nyine kabaye agahugu gato ugahita wabona izina ritrendizwa ugahita urifata, uri opposition. Imagine you are opposition, it means you're opposition to me and you're opposition to my nation. If you are opposition, remember your name, you're opposition. Opposition. Yeah. No. Ndabibasubiriramo. Nta muntu numwe kwisi, niyo waba ufite amafaranga angana iki, niyo waba ukora iki, niyo waba uvuga iki, niyo waba urya iki, niyo waba utwaye imodoka imeze gute, niyo waba uhetse amaranka angana gute, nta muntu numwe uzankoresha mu bugambanyi bw'igihugu. Sinzi niba murimo kunyumva. Nibyo ndimo kubabwira, ndababwira nta muntu numwe uko yabasa kose uzigera akoresha izina. Umva, ushaka gukoresha izina ryanjye ngewe ntahari, ariko nta muntu numwe uzigera ankoresha mu bugambanyi bw'igihugu. Ngewe nta n'umuntu wanankoresha mu bugambanyi bw'umuntu. Sinzi niba murimo kunyumva neza. Ngewe nta muntu wanankoresha mu kugambanira umuntu ngo azambwire ngo fata ngo miliyoni 100 ngo ndashaka ngo tugambanire runaka tumwice. Bro, ntabwo ibyo bintu bizigera bibaho mu buzima bwanjye. Nkuko hari ibintu nkabingahe nkabinde navuze ko ntazigera nkora kwisi, nzarinda mva kwisi ntabikoze ibyo bintu.
ibyo bintu narabivuze nzarinda mva kwisi ntabikoze ibyo bintu sinzabikora ibyo bintu ni nka bitandatu hari ibintu ntazigera nkora hano kwisi nzarinda mva kwisi nakoze sinzigera nkwa inzoga si ikintu najya kwiratana hano ariko ngiye nzarinda mva kwisi ntanyweye inzoga abazinywa ni fresh ariko ngiye njya mumva ari n'abantu bajya banaranga ngo tuba twasangiye ni nkuko icyo kintu kiri mu bintu ntazigera nkora kimwe nkuko ntazigera ngambanira igihugu ikindi kandi ku rwego ngezeho rwo kwizera Imana no bumenya Imana ngezeho n'umuntu sinzigera mugambanira kuko niba ngeze kuri no myaka 30 ntaragambanira umuntu nkaba naramaze no kumenya ijambo ry'Imana icyo rivuga ntago nzigera ngambanira umuntu ntimuzigera munasanga no mu nama igambanira umuntu no umva kimwe mu bintu ntabwo ndimo kubibwira wenda ngo muvuge ngo ndashaka no izo ni principles zanjye nkuko ntazigera ngambanira igihugu nkuko ntazigera nkubita umugore ngo nkubita umugore ngo urushye ibyo biri mu bintu narahiye sinzigera mbikora ibyo bintu muri iyo mbonye nk'umugabo akubita umugore urushye cyangwa nk'inkoni hari video nabonye ejo bundi bambe umugabo akubita umugore inkoni nyine abagore bagira amakosa ariko njye ntabwo nakubita umugore bimwe mu bintu narahiye Imana nkabati Imana uzandinde mu buzima bwanjye bwo kwisi bwose zarinde mva kwisi nakubise umugore rwose biri mu bintu mba mbona bigayitse njye ntabwo nabikora by the way ubwo ababigabo babikora I'm not condemning you nababwiye ko no offense nta muntu ndimo kwibasira ariko ngiyewe narahiye Imana ko icyo kintu ntazagikora kiri mu bintu bitandatu ntazigera nzarinda mva kwisi nakoze nkuko narahiye ko nzarinda mva kwisi nanyweye inzoga nkarahira ko nzarinda mva kwisi ntagambaniye igihugu n'umuntu sinzigera ngambana ubugambanyi ni bubi n'Imana irabwanga n'ibindi sinabibarundurira hano ariko ibyo byo mubimenye abantu mwese rero mukoresha izina ryanjye ngaho Yago Pondat ngaho Big Energy muri hanze iyo ngiyo leta y'u Rwanda ikintu ngira ngo mbabwire leta y'u Rwanda irabizi irabahazi erega ntabwo waba uri umuturage w'igihugu ngo uvuge ngo igihugu ntikikuzi kiba kikuzi n'umwirondoro n'ibyo ukorera ku mafoni baratuzi barabizi ko ibyo bintu murimo kutubeshyera izo mbuga nkoranyambaga murimo gukoresha ngo mutubeshyera yo sha umuntu uzibeshya ni umuntu uzikoraho ni umuntu uzanyoberaho ngo agambanire u Rwanda umuntu uzancaho ngo agambanire igihugu uwo muntu azaba agendesheje uzi ukuntu uzaba ugendesheje noneho muvuga ngo bitanga amarokete noneho waba ugendesheje harabo nigeze kubona muri ya saga ya Big Energy harabo nigeze kubona bavuga ngo turavugana ngo yego turavugana tunga ariko ubu ntitukivugana muri hasi ariko warwanya gute igihugu mani igihugu cyahawe umugisha kiga muri hasi umuntu uzayibona umuntu uzanshonga agambanira igihugu wowe rwose azaba agendesheje cyane ubwo gasoponda yitanze kandi nizere ko mwabimvise ikindi kintu abantu murimo kugenda mukwiza amakuru y'ibihuha muvuga ko ngo Yago yaburiwe irengero nabyo aho byaturutse ndahazi ndahababwira ngo Yago yaburiwe irengero ngo Yago ararwaye ngo ararembye ngo Yago depression ngibiki ngewe this is top baddest number one Yago representing Karicha Music best interview ever order from Kigali Rwanda representing yo East Africa to the world Africa to the world yo we there pan urande bukabona mfite uburwayi kweli hari nabavuze ngo rwaye sida yala come on reka mbabwire ibintu bitatu niba babwire abafana banyu cyangwa abantu bakunda ibikorwa byanyu ngiye kubabwira ibintu bitatu nimubyumva n'abantu ibyo bintu bitatu ngiye kubabwira muzamenye ko bababeshye pe nwagira umuntu babwira ngo yagwasigaye ari umupede
uwo muntu muzamugendere kure, uwo muntu azaba babeshye pe. Wa mugani wa muhanzi ati uzabugendere kure, uwo muntu azaba babeshye pe, kuko nkunda igitsina gore kandi nkanacyubaha. Understand? Cy'abagore ndabakunda, none se nkubeshye, cy'abagore ndabakunda, abakobwa ndabakunda, uretse ko ubu ngubu mfite umugore umwe nkunda cyane cyane kurusha abandi bagore n'abandi bakobwa. N'umukobwa nkunda, ariko kandi numva nyine ngomba no kuba umugore wanjye, kamukoreshe imvugo nyine za kinyarwanda, ndeke kuko umuryango akomokamo ndawubaha, n'umuryango wanjye nkomokamo ndawubaha. Ntabwo ari umukobwa rero wo kupfa kuvugaho gutyo, ni umukobwa nkunda kandi nubaha. Kuri nge numva Imana ibigenje neza, yanambera umugore. Teta Kayiranga Krista, I love you, you know everything, and I'm very proud of you. You know, I'm the baddest, but you're the queen baddest. Yo, you're the baddest queen. I am the baddest king, and you're the baddest queen. I believe on them say, fire burning. Uyu niwe mukobwa ngiye umutima wanjye ukunda. For now, kubera ko ibihe birahinduka, gusa nago nteganya ko bizahinduka, kuko Teta ndamukunda. Ururimi mvuga abanyarwanda bararwumva, ururimi mvuga ababyeyi be bararwumva, ururimi mvuga ababyeyi banjye bararwumva, kuko ndashimira Imana ko umukobwa nkunda agifite ababyeyi bose. Ndashimira Imana ko umuhungu akunda agifite ababyeyi bose. Tukaba dufite papa na mama, nawe akaba afite papa na mama, mbasuhuze cyane. Imana ibampera umugisha. Hanyuma ntabwo turi abantu gito, ntabwo turi bato batari gito. Hari ibyo tugomba gukora mu buryo bwa kigabo, kubera ko data ni umugabo. Data yitwa Ruhanamirindi, ni umuntu w'umugabo cyane, ndamukunda cyane. Ndabizi ko niyo interview arimo kuyireba. Ruhanamirindi Buzoyo Francis, iri sari ni iryawe my dad. Hanyuma Mukandanga Juliana, Yuriana, none twebwe mama tumwita Yuriana. Baba mama murabazi, baba mama bacu ba kera bacu, ababyeyi bacu. Yuriana, mama ndagukunda urabizi. N'ababyeyi ba Teta ndabakunda. Mwarakoze kutubyarira umukobwa mwiza. Mwarakoze kutubyarira umukobwa, mwarakoze basi reka mvuge mu izina ryanjye, mwarakoze kumbyarira umukobwa mwiza, kubera ko I love her and I'm very proud of her, and I will never let her down. I will never let her down. Ntabwo nzatuma baho nabi cyangwa ngo atsikire cyangwa ngo asitare, kuko umutima wanjye uramukunda. Ubwo se niba mukunda nkwiye ntabwo nzamubabaza. Muhumure. Muhumure kabisa, muhumure. Hanyuma hari ibintu nshaka kwa dressinga hano, hari abantu nshaka kuganiriza. Nabibabwiye ngo hari abantu nshaka kuganiriza, kandi none ndabaganiriza mu buryo bweruye. Amazina yabo ndayavuga kuri no shuro. Ntabwo nshaka kuzajya nca ibintu ku ruhande, kuko ngiye ndashaka kubaka. Nabonye mugenzi wacu wo kuri YouTube, Munyengabe Murungisabe, azagarutse mu kazi, araza akora ikiganiro, avuga ku byo kwigisha, avuga ku kugaragara kwe, avuga ku kuza kuri kamera kwe, avuga n'ibindi bitandukanye. Hano ntabwo abafana ba Isimbi TV ndetse n'abafana ba Murungisabe nta kibazo mfitanye namwe, nta n'ikintu nshaka kubabwira kibi. Ngiye ndashaka kwivuganira n'uyu mugabo. Uyu mugabo ururimi ndimo kuvuga ararwumva. Uyu mugabo ibintu yankoreye we arabizi. Tureke kubijyana muri showbiz noneho, tureke kubijyana muri showbiz. Ndimo ndavugana nawe. Ibintu yankoreye arabizi. Hari ubutumwa namuhaye. Ubutumwa ndabizi ko bwamugezeho.
maze kumuha ubutumwa araza yicara kuri kamera ngo n'ubwa mbere yaranagaragaye yari yarapromisinze abantu ko nagira miliyoni azagaragara ariko ntiyigeze agaragara kuri miliyoni ye ariko aho twavugiye zira video zikajya hanze n'ibiki byose yavuye noneho avuga ko agiye kujya kuri kamera. Ese yagiye kuri kamera abanyarwanda mukurikira ibya social media yagiye kuri kamera kubera ko ariko yabishakaga cyangwa yagiye kuri kamera kubera ko yabonaga inyungu z'igitangazamakuru zirimo kujya hasi? Entre parenthèses namwe tuze kuganira muri comment tuganire kuko hano ntago turi buze ku ngewe nababwiye ko ndimo kuvugana n'umuntu ku giti cye. Hanyuma hari message naguhaye Murungi Sabe, iyo message yakugezeho ariko waraje wicara hariya nyuma y'ibikorwa wakoze, nyuma yo gusenya umuryango nyarwanda ukoresheje chaîne yawe, bimwe abantu batinye kukubwira no kuvugaho, nyuma yo gukoresha chaîne yawe ugasenyera abagabo bamwe na bamwe mu mujyi wa Kigali n'abari hanze ya Kigali, ukoresha chaîne yawe uzana abagore bakarira, bamwe bakanishyurwa abandi bakaguha story. Ibyo byose birahari, ibyo byose birazwi mu bari hafi mu bakurikiranye iby'akazi kawe. Ibyo byose ubirenze ngo uraza utangira kwigisha ngo uburyo ngo umuntu akwiye gukorera amafaranga kuri YouTube. Kandi twarakwaprochinze big time, aba YouTubers benshi barakwaprochinze ngo bafashe ukanga kubafasha, ariko ejo bundi kuko hari inkuru zirimo iyo systeme ngo ugiye ngo kujya ngo byiza ni byiza, narabigushimiye ko warahinduye uburyo bw'imikorere ukanagaragara. Ariko naguhaye message nkubwira ko wateye agahinda umutima wanjye. Buriya Imana yaremye umuntu, imuha ubwenge, imuha umutwe, imuha amaso, imuha ururimi, imuha amatwi, imuha amaguru, imuha igitsina, imuha ibice by'umubiri byose, imuha inda, imuha amenyo n'ibindi bitandukanye. Ariko Bibiliya igaragaza ko mu mutima w'umuntu niho Imana ikunda gutura. Mu mutima w'umuntu niho Imana ikunda gutura, niho yahisemo kwiturira. Iyo uyihaye umwanya, buri Imana iryoherwa no gutura mu mutima w'umuntu. Buri Imana iryoherwa no gutura mu mutima w'umuntu. Ntago itura mu birenge, nubwo Imana ihoraho byumve neza, Imana ihoraho, Imana iriho, Imana izahoraho, n'ubu hano irahari, indimo irahari, Imana ihoraho. Ariko Imana yishimira gutura mu mutima cyane. Kandi Imana itura mu mutima umeze gute? Imana itura mu mutima utarimo urwango, Imana itura mu mutima utarimo ishyari, Imana itura mu mutima utarimo ubugambanyi. Hanyuma dusubiza amaso inyuma, hari ibyakubayeho bitari na byiza. Ntabwo ngewe nari nigeze nishimira ko ibyakubayeho bikubaho, ariko kubera ko arizo mbuto wari warabibye, wagombaga kurya kuri ziriya mbuto nyine wabibye. Sinzi niba abantu turi kumwe kuri Yago TV show turimo kugendana, urumva ubutumwa ngewe ndabuguha mu kugeraho. Ibyo nari ndimo kuvuga ni Imana itura mu mutima utarimo ishyari, utarimo urwango, utarimo iki. Ariko we warizeye nyine uricara kuri kamera ugira gute? Ibyo byose abanyarwanda nyine bari bagukumbuye ko ujya kuri YouTube ukaganira, ni byiza. Ariko ndagira ngo mubwire ko abanyarwanda basigaye barajijutse. Nta kintu na kimwe mubwiza ukuri, nta kintu na kimwe uzakora ngo gikureho iriya image abanyarwanda babonye wowe ubwawe utaragira icyo ubikoraho. Kubera ko ukeneye kuza ugasaba imbabazi, njyewe nakubwiye ko njyewe byugomba kunsaba imbabazi. Ariko abanyarwanda bo baciye amazi, uraza ujya kuri kamera wabwira ibintu aho ngaho, babwira ngo harya ngo uzabereka ngo ibyo wakwengo muri YouTube ngo ibiki. Ibyo byose wanze kubitubwira mbere, ubivuze ejo bundi ari uko twerekanye imirimo yawe yindi ujya ukora itari iyo ku Isimbi TV. Kuko irani yindi mirimo ujya ukora, by the way. Irani yindi mirimo ujya ukora. So
ibyo biganiro urimo gukora ntabwo urimo kubikorera i Kigali, urimo kubikorera mu Rwanda, urimo kubikorera hano turi. Njyewe ubu tuvugana kino kiganiro ngikoze nicaye i Kigali, ntabwo urimo wowe ntabwo urimo gukorera hano i Kigali. Urabyumva? Urimo uranyumva? None abanyarwanda barajura nabonye umwana, reka ndeke kumwita umwana w'umubyeyi, nabonye umubyeyi witwa Clara TV show, mumugira umusazi, muramutuka, mumugira mute, ariko uriya mwana w'umumama, uriya mwana n'umwana mwiza, niyo mpamvu ndimo kumwita umwana, kuko yaharaniye ukuri mpaka. Murakomeza muramucinyaguza, arakomeza nawe aharanira ukuri mpaka kugeza n'uyu munsi. Bamwe muracyamushidikanyaho, nta kibazo, mukomeze mumushidikanyaho, ariko ahagarariye ukuri. Clara TV show ahagarariye ukuri, ntago akunda ikinyoma. Ari mu bagore nahuriye nabo kuri YouTube, musanga ntago bakunda ikinyoma. Hari abandi bagore kuri YouTube bakunda ikinyoma nk'izo mpanga. Izo mpanga sinizikunda ikinyoma, ntizibizi. Izo mpanga bo ngabo ngo ni ba Joe Twins, bakunda ikinyoma cyane, bubakiye ku kinyoma. Hari ibintu byinshi bahishe. Kibungu ntago ntinya kubabwira kugira ngo muhinduke. Hari ibintu byinshi bahishe, bubakiye ku kinyoma. Rero wa mugabo we, urimo uratanga umurage mubi ku bana bawe. Ntago uyu munsi ndi bujye mu banyarwanda muri rusange. Oya, urimo uratanga umurage mubi ku bana bawe kubera ko waraduhemukiye, turanerura, turanabivuga. N'uyu munsi ngewe ndacyabivuga, abandi nibatinye banabiceceka bagire gute, ngewe warampemukiye. Murungi Sabe, ngewe warampemukiye, uhemukira umutima wanjye kugeraho umutima wanjye ubabara. Rero ntabwo bizakunda, ntabwo ibyawe bizagenda neza. Umutima nudakiranuka n'umutima wanjye, kuko umutima wanjye warababaje, kandi umutima wanjye niwo ntuzamo Imana yanjye. Ntabwo ngewe Imana yanjye nyituza mu bapfumu, ntabwo nyituza mu ducuma, ntabwo nyituza mu nzoka, ntabwo nyituza mu twumba. Imana yanjye nyituza mu mutima hano. Imana yanjye nyituza hano mu mutima, kuko ndayubaha nkayiha n'agaciro, bigatuma nyituza ahantu hatanduye. So rero wababaje umutima wanjye. Abandi wenda reka tubareke, abandi abo wababaje ni benshi, abo wanditse inkuru ni benshi, abo wahagarikiye imishinga ni benshi. I'm talking to you. Noneho ubu ngubu nturwaye, wagarutse kuri YouTube, nizere ko ubutumwa bukugeraho neza. Ntabwo bizakunda, ibyawe bizabamo akavuyo, kandi urimo uratanga umurage mubi ku bana bawe n'umuryango wawe, kubera ko mu minsi iri imbere ibizakubaho bizaba ari bibi cyane, kuko umutima wawe ukomeje kwinangira, umutima wawe ukomeje gushaka guhishira umwijima. Kandi urabizi ko ari wewe wari waguye hariya, urabizi ko ari wewe wari wagiye gusambanira muri iriya nzu, urabizi ko ari wewe wateruwe mu maboko utabasha kumuvinga, wagize ikibazo cy'igufwa ry'umugongo. Abantu bamwe bari banazi ko ngo ari akaguru, ndagira ngo mbamenyeshe iby'imvune ye ni urutirigongo. Yagize ikibazo cy'igufwa ry'urutirigongo, ntago ari akaguru. So ibyo byose urimo gukora, uricaye, urabizi ko wicariye ku cyuma, urabizi ko wicariye ku mvune, ariko urimo urashaka kubeshya abanyarwanda, urimo urashaka kubereka ko nta kibazo, kandi ufite ikibazo. Rero ndagira ngo nkuhe buno butumwa nanone. Ibyawe nutansaba imbabazi, Sabe, ugomba kwicara ku Isimbi TV. Wowe ugomba kwicara ku Isimbi TV. Bino bintu biri personal, abakunda Isimbi TV mukomeze muyikunde, mukore subscribe. Ababyeyi, abapapa, abamama, nta n'umuntu ushaka ko yanga Sabe. Oya, ndimo ndivuganira na Sabe. Niyo mpamvu abafana ba Sabe, nta nubwo akazi ke nigize nka penalize, nta nubwo akazi ke umva, Sabe yakoze akazi, naranabivuze, yakoze akazi keza kenshi. Ntabwo nje gutesha akazi ke agaciro. Oya, ndimo ndavugana nawe mu buryo buri personal kubyo yankoreye. Rero wa mugabo we, nutansaba imbabazi ngo wica, ntago nkeneye views, ntago nkeneye kuzaza ngo wicare kuri Yago TV show. Oya, nabigusabye kenshi urabyanga, ariko we wansabye kuza ku Isimbi ndaza. Naje inshuro nka zingahe, rimwe naho nagutunguye, uri kumwe na Chita na ba Judite, urabizi. Aminiyaga narakwandikiye ngubira gukora ibintu byiza, uretse ko waje kuvangirwa nyuma ukatangira kuvangamo ubugome n'umwijima. Ariko urabizi ko ngewe ibikorwa byawe ntago nabitesha agaciro. Ukora akazi neza, iyo utakavanzemo ubugome, ukora akazi neza. Uri umwanditsi mwiza, uri umunyamakuru mwiza, ariko ujye ukuramo ikintu cy'umutima mubi, kuramo umwijima mu mutima wawe, uzakora ibintu byiza kuko uri umuhanga.
ntabwo ibyo natinya kubikubwira kuko ngewe ntabwo kuba umuntu akora ibintu byiza nabirenze ingoye ngo mbone ibibi gusa oya. Niyo mpamvu abafana bawe cyangwa bakoze subscribe cyangwa abo uha content genda ndabubaha ababyeyi, abamama, urubyiruko mwese mukunda Isimbi TV mukomeze muyikunde. Ndimo ndivuganira n'umuyobozi wa Isimbi TV. Nutansaba imbabazi ngo wicare ku Isimbi TV ukore video unsaba imbabazi kubyo wankoreye byo kwishyura abantu ngo ntibaze kuri Yago TV show, kubyo wankoreye byo kungambanira, kubyo wankoreye byo kwamamaza ko Yago TV show atari yanjye, kubyo wankoreye byose wowe uzi yicarobozo wankoreye gushaka kunyicisha no kunyica, ibyo byose urabizi n'umutima wawe urabizi. Nutansaba imbabazi ibyawe bizabamo akavuyo ubuzima bwawe bwose. Hari ibyo uzajya ujya kugeraho ubone biranze. Niwe turimo kuvugana. Ibi tubikure muri showbiz tunabikure mu by'abafana ngo bafa oya. Ninjye turimo kuvugana, ni wowe ndimo navugana n'umutima wawe. Ino video urimo urayireba ndabizi. Niba ugeze kuri uno munota ino video urimo urayireba tega amatwi. Ni wowe Murungisabe ndimo kubwira. Ugomba gukora video aho ku Isimbi TV ukansaba imbabazi niba ushaka ko ibye byongera kugenda neza, kuko agahinda wanteye na bagenzi bawe nafashe igihe cyo gusenga mbwira Imana ndayibwira ngo no, ndabyanze kandi Imana ndababaye ibi byose bizaba mu izina rye kandi uzabibona kuko urabizi umunsi unagwa umunsi ugwa urabizi wari wo munsi. Reka ndeke kubivuga ariko ndimo ndavugana nawe. Niba wumva ushaka gukomeza gukorera kuri YouTube ufite amahoro n'ibintu bye bikagenda neza, nagerega nge sindi umupfumu, sindi umurangi, nkorera Imana yo mu ijuru. Nizera Yesu Kristo, kuza wambaye ishapure ugashaka gushyiraho image y'umukristo, image ya motivation speaker, image hari ibyo urimo guhisha, hari ibyo wicariye, hari ibintu wicariye aho ngaho inyuma yawe, hari ibintu wicariye urimo guhisha. So abanyarwanda bo waraje bagira injiji, wanze no kubasaba imbabazi, wanze no kugira icyo babwira rwose, kandi bakubonye abantu b'abagabo, abayobozi bakomeye bakubonye ugandagurika hasi hariya, barakubonye Sabe, barakubonye abamama, barakubonye abagore bagukundaga, barakubonye abakobwa bagukundaga, barakubonye abasore bagukundaga, kandi barakubonye babona ni wowe. Hari n'umutangabuhamya waje, nawe urabizi ko yagufasha amavideo, urabizi kuri yari wowe. Ariko uyu munsi kuko nyine utari mu Rwanda ngo urashaka kuyobya uburari ngo ubanze ngo wicare ngo washinze studio, no, byo ni ukuyobya uburari kuko urabizi ko abatumirwa bawe uzajya ubona bakeya cyane. Kubera iki? Kubera ko wagize abanyarwanda injiji, unanirwa no gusaba imbabazi, unanirwa no kuza ngo basobanurire ibyabaye. None se ko watangaje ko urwaye muri video kutaje muri video umujene yigize azaba ngo ababwira ati nakize narindwaye iki ngiki mwarakoze kunsengerara. Tutangarije ko arwaye agiye gufata akaruhuko, agaruka yabaye motivation speaker, agomba kutubwira uburyo ngo tugomba gukorera amafaranga kuri YouTube. Kandi ubwo amaze imyaka 8 akorera kuri YouTube, amaze imyaka 8 akorera ku muyoboro wa YouTube, atari 7-8 gutyo, ibitanarenga. Mu myaka nk'ine cyangwa 3 itambutse abajene benshi baramwaprocinze bose abasubiza inyuma. Ariko uyu munsi aragaragaye kuri kamera kuko deja hari video zamaze kujya hanze ze zimugaragaza, yishyura amafaranga menshi ngo babizibanganye biranga, kubera ko Satani yamaze ku expose nyine akwereka ko atakuzi. Birangira rero ngashinze studio ngo aje ngo kutubera motivation speaker. No, wa mugabo we turakubaha, twubaha ibikorwa wakoze, ariko ubugabo butisubiraho bubyara ububwa, kandi gusaba imbabazi ntago ari ubugwari. Rero abanyarwanda bo wanze kubasaba imbabazi, ariko ngendagira ngo mwibutse ko nutansaba imbabazi ibyawe bizabamo akavuyo, ibyawe bizasubira inyuma, ibyawe nta mahoro bizabamo. Urimura mu izina rya Yesu, ibyo byose bizaba, ibyo byose nkubwiye uzabibona mu izina rya Yesu. Ibyawe bizasubira hasi mu izina rya Yesu, ibyawe bizabamo akavuyo mu izina rya Yesu. Ibyawe nta mahoro azabamo mu izina rya Yesu, kubera ko nawe wabujije amahoro umutima wanjye, ungambanira hafi imyaka 4 yose. Urumva hari groupe twari duhuriyemo aho ngaho ya WhatsApp, narababwiraga ati ibyo mureke dushyire hamwe mukabyanga. Rero wa mugabo we abanyarwanda bo wanze kubasaba imbabazi n'imiryango washenye, nta kibazo ubwo ngubwo buko bazakwakira ni ibyabo ntago hano ndi oya, ni ibyabo nibo bazigirira amahitamo. Ariko ntago umuntu akwiye kuza ngo ari igifi kinini ngo aze ngo akora ibintu mu muryango nyarwanda tubirebere. No,
na His Excellency arabitubwira ati niba umuntu mubona arimo kumunga societe nyarwanda cyangwa societe in general, uwo muntu ntabwo ibyo bintu bikwiye gukomeza. Urabyumva? Rero abo wasenyeye warabasenyeye, urangije uraza uranabashushanya uko bazagufata muri societe, nibo bazabijajinga, nibo bazabigena. Ngewe ubu ngubu ndimo ndavugana nawe, kandi ushobora kutazongera no gukora indi video. Ubu none iyi video nyikoza waragarutse no mu kazi, atari uvuga ngo ni ibintu ngo byuko ngo urarwaye ngo ntabwo ubutumwa bukugeraho. Urabyumva? Ubu butumwa nibwo bushaka kuba aribwo bwa nyuma nkoherereje. Nutansaba imbabazi ngo ukore video ngo ku Isimbi TV, wowe ukore video wicara uvuge ati yago nabikubwiye ibyo nkurega, nabikubwiye ntago ari ibintu ndimo gucisha ku ruhande. Abo wabujije, abo waguriye, abo wishyuye amafaranga ngo bagire ngo brand zawe ngo ntibazigere baza kuri Yago TV show, abo bose urabazi. Abo wishyuye ngo bavuge ko Yago TV show atari yanyu, ibi byose urabizi, ibi byose urabizi. Urimo uratanga umurage mubi kuri abo bana bawe. No mugore nabonye waraje uradidimanga aho ngaho unanirwa kuvuga, urasa nabi, urabibizi ko urimo gusa nabi, ariko kubera ko umva nkubwire kewe ndimo ndarebana naye, nge nta masoni mfite. Numvaga wovuga udidimanga, ufite amasoni menshi, igihunga cyinshi. Ubundi ko wari waravuze kutazigera ugaragara kuri kamera, wagaragaye mu biki? Kubera iki wagaragaye? Rero niba wanagaragaye vugisha ukuri. Nutavugisha ukuri ntago, iyo umuntu avugisha ukuri arakira. Arakira. Kubera ko ibingibi ntaho bizajya. Uzajya ugenda ubeshya abanyarwanda ukoresheje Isimbi TV, natwe tuze tubabwiza ukuri dukoresheje Yago TV show. Hanyuma abantu bihitiremo. Hari abantu benshi bagiye bagusaba interview, benshi ibintu wabakoreye urabizi. Abagore benshi warabasenya, abagabo benshi warabasenya, ariko uraje kugira ngo usabe imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange, bagura iti mumbabarire ku byo mwabonye n'amakuru mwanyumviseho. Abanyarwanda biteguye kukubabarira, ariko imitima yanyu yijimye, imitima yanyu mibi rwose, nta soni zo kuza ukicara ukajya kuri kamera uvuga ngo umugore wanjye ngo nkunda niyo ko umukunda. Atwe abacu turabakunda. Urumva? Rero wa mugabo we, ngenda cyakubwiza ukuri, ndabizi ko n'umugore wawe ashakora kino kiganiro akugira inama, wakoze ku bwoko butavumika, wakoze ku bwoko Imana yahaye umugisha, wakoze ku bwoko Imana yamaze ku blessinga. Ngewe Imana yamaze kumpa umugisha. I don't complain. Jesus Christ has blessed me. I am very anointed, I am very blessed, I am very favored, oh my goodness. Jesus Christ is the King, and He has blessed me. So you have tried many times to kill me. You have tried many times to destroy me. You have tried many times to frustrate me, to distract me. But Jesus has protected me. Oh my goodness. Thank you, Jesus. Thank you, oh Lord. You're my shepherd. So, ibintu byose ndimo kukubwira, I mean it. Nanze kuvugana bya niba ngo ndatuka nangu umujinya. Oya. Wahemukiye abagabo benshi, abitwa batewe bose babireba, abitwa basafa, abitwa bakrema, abitwa bandeba, abahanzi batandukanye bakura mu muziki, abandi batera ama depression, abandi none uyu munsi ngo kubera ko nguri mu Bubirigi utangiye kumotiva abantu, urimo uratumotiva. Byarenze inkombe kuko turi creative more than even you. We are very creative even more than you. Byarenze inkombe. Rero ikintu cyonyine ubu ngubu ugomba gukora no gusaba imbabazi, kubera ko nutabikora wa mugabo ibye bizaba akavuye, wa mugabo we bizabamo induru, kandi uzabibonerega ntago ari ibintu bizatinda. Kuko hari benshi nabwiye nti ibintu murimo gukora ntabwo ari byiza kuri societe. Nimukomeza kubikora bizagenda nabi. Bamwe bari muri gereza uyu munsi, siko ntago nigize mbifuriza gereza. Hari benshi nabonye bambwira ngo ugire icyo uvuga ngo kuri mugenzi wawe umaze gutabwa muri yombi azira gutukana no gukoresha imbuga nkoranyambaga nabi.
n'abandi mukoresha imbuga nkoranyambaga nabi mutukana ku gasozi hari ibitutsi nyandagazi mugira mute birashoboka ko umuntu waza ukamukebura utamututse. Shimire cyane naho nagombaga kuza gusoreza. Ndashimira urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Akazi bagakora neza. Ntabwo ari uko hari benshi bari buze kuvuga ngo nuko ngwenda ngo harabona ari ngo opponents zanye ngo babona rifite ibibazo nabo ngo no, ntago ari ibyo. Ntabwo ari ibyo kuko nakunze ijambo umuvugizi wa RIB yakoresha avuga ati aho kugira ngo dufunge social media twafunga abazikoresha nabi. Mukomeze mubarebe barahari benshi cyane barimo guhembera urwango rukomeye cyane. Hanyuma rero aba big energy reka mbabwire congratulations. Ntabwo ko ndibishimira inzego z'umutekano zo mu Rwanda, polisi, abasirikare mwese aho muri Republican Guards ndabasuje cyane, maximum respect kandi ndabemera. Ingabo z'igihugu mwese ahantu muri. Hanyuma polisi y'igihugu big up on yourself. Hanyuma ndabakunda sana inzego z'uburezi, ndabakunda cyane inzego zijyanye n'ubuvuzi. Imana ibahe umugisha. Mwese ndabakunda cyane abanyarwanda in general. Abanyakigali, I'm in town. Shaka kuhamara iminsi mikeya nkisubirira Kampala kubera ko Kampala mpafite akazi. Nkajya ngaruka hano mu maya akazi ngakora akazi nge nzajya ngaruka hano i Kigali rwose kuko ni umujyi wanjye, ni igihugu cyanjye, ariko nzajya nza mfite akazi. N'ubu naje kubera akazi nje gukora nkahita nongera nkikomereza. Kadukora akazi, mureke dukora akazi dushyire hamwe. Ariko uyu munsi uyu mugabo niwe wa dedicated kuri iki kiganiro kugira ngo ubutumwa bumbiyereho neza, yongera bwumve none hatarwaye atarimo kugira yumve neza ibyo turimo kumubwira. Ntabwo dukoresha abapfumu, nta nubwo ubyumve, nta n'imyuka mibi dukoresha. Twebwe turasenga. So n'abagenzi rero mbonero kubabwira, nabonye hari abandi bana bakomeje kumenyera. Murekeraho. Ngewe nabahaye amahoro ndaceceka. Dore ubunagarutse kubera ko nabonye hari ibyo murimo kubeshya. Kaho yago uwo Sabe ni wavuze ngo ndwaye sida. In case you don't know, uwo Murungi Sabe yavuze ko ngo ndwaye sida. Ngo mfite agakoko mu izina rya Yesu karakanyagwa nigakangere karakanyagwa koka kanisuriza inyogoye. Big up on yourself. Ubwo ndi i Kigali noneho ngira ngo kiganiro dushaka kugikora cyangwa ndarinda ngenda tutagikoze. Bantu banje wa big energy ndabashimiye cyane, murimo murakora akazi gakomeye cyane. Ndimo ndabibona ngiye wa big energy kwisi yose ahantu muri. Imana ibahe umugisha. Imana ikomeze kubakoresha aba mama, aba papa, ababyeyi, urubyiruko. Imana ikomeze kubampera umugisha. Hanyuma kanongere kwinforma abantu bose barimo gukoresha izina ryanjye mu binyoma, mu kubeshya, mu kwiba, mu thumbnail, mu biki, mubihagarike mubireke ibyo bintu. RIB irabategereje kubera ko mushobora gukora content ukabona kubiceri kandi ari content ziri positive. Niba mushaka mwishyira hamwe mukore groupe, aba YouTubers mwishyira hamwe mukore groupe, nimurangiza munyadingemo musaba amayidi, buri umwe nzi icyo ashoboye mite buri umwe mubwira icyo ashobora gukora na content yakora kandi iri positive. Nge I'm serious, nimugiye ndimo ndabaseka, no. Mushyire hamwe mukore groupe mwese, mushyiremo buri mu YouTube ambwira ati ngewe umusa ndabura, mubwire content ushobora gukoraho i Kigali cyangwa handi i Kigali cyangwa Rubavu cyangwa he cyangwa ukajya Kampala cyangwa ukajya Nairobi cyangwa he, mubwire content ushobora gukora kakubyarira amafaranga kandi iri positive. Mubwire uburyo dukwiye kwa advertising igihugu cyacu biciye muri content dukora. Mbikubwire mubwire ni ubikoze gutya ugakora gutya byeta bibyara impression imeze gutya na gutya. Hanyuma murebe ko tudateza imbere social media yacu ariko idaciye ibintu bibi. Ndongera gushimira inzego z'umutekano zirimo kubishyira ku murongo. Imana ibampera umugisha. Nanjye ndi tayari muzaye mumbwira ati tubwire nzayambabwira nzajya mbatungira urutoki, kuko ngubu nabatungira urutoki rw'umugabo witwa Isimbi, nyiri Isimbi Sabe, mbatungira urutoki ndababwirana uyu mugabo murebe neza. Ubu ngubu nuko wenda atari no mu gihugu
ariko niyo yanaza muzacekinge, double check. Hari imiryango imwe nimwe yagiye asenya akaba yarananiwe no gusaba imbabazi abanyarwanda kandi yarabasenyeye. Hari umuryango w'umugabo ntari buvuge, reka nsoreze ahangaha. Ngenda bakunda sana, Imana ibampera umugisha, hanyuma hasta la vista, we link up next time. Mutegereze ibikorwa bya Yago TV show, mutegereze ibikorwa bya Yago Pondat biba bihari. Yago Pondat channel nshyashya yasohoye umuziki witwa Ocean, umuziki ndimwe na Pasi Kizito. Hanyuma Yago TV show irimo irasohora ibiganiro vuba cyane, turatangira kujya tubaha content zitandukanye zo mu mijyi itandukanye, Kampala, Nairobi, Tanzania, hehe hose zajya tugerayo. Hanyuma ndabakunda sana abanyarwanda. Hanyuma reka mbabwire ngo Imana ibampera umugisha. Aba members ba Yago TV show mukomeze mwiyongere, Imana ibahe umugisha mwe mwese mwamaze kwinjira muri membership ya Yago TV show ariyo Big Energy. Imana ibahe umugisha. Hanyuma vuba cyane turimo turabategurira branding zitandukanye ariko ziriho Big Energy fire, masaha to imipira, udukomo, Big Energy thing, t-shirt, yo vuba cyane. Suza umuntu witwa Mbabazi aka Lick ni urimo kubikurikirana, umugabo turimo gukorana bya hafi cyane. Imana imuhe umugisha. Hanyuma nshimira abantu mwese mwabanye nanjye kuva ino video igitangira kugera kuri uyu munota. Hasta la vista, we love you so much. Ocean, get I wanna take you to the ocean. Get I wanna see you when your body. Get I wanna see you when your body. Belinda, eh. I'm a Miss daughter. Now find where you find it, eh. You no kill anybody. Belinda, oh. I'm a Miss daughter. Yo, abantu mwese mwakoze igikorwa cyo kwibuka Iva Buravan, mwarakoze sana. Imana ibahe umugisha. Uyu mujene ngenda mwibuka buri munsi, ndamwibuka. Is one of the best musician twagize mu Rwanda. N'uyu munsi legacy ye izakomeza kubaho. Iva, uruhukire mu mahoro kandi we celebrate you, yo, today and forever, man. Yo, simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa, ese mbyite paradizo, sinyitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba, iminsi yanjye ihora ari Sunday, cause of your life, my baby, nami nakupenda, morning to night, my desire, my reason to live, darling, you. Malaika, 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 injefitaka malaika, 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 malaika. Bivuga kenshi yarishira ibyuko wantwaye umutima be, ese mbwira icyo bikunda ko njye mba numva nakuririmba bugacya, nkivuga imitoma yo mu nzozi zanjye uhoramo, niyo ngize ngo mpange ni wowe unzamo, wowe nakupenda, morning to night, my desire, my reason to live, darling, you. Yo, YB, yo, rest in peace, my brother. Imana gutuza heza, kandi ndabizi ko meze neza, meze fresh, meze fresh, Imana ikomeze
he ababyeyi bawe n'umuryango we gukomera. Abantu mwese mwakoze Ebana mwitabiriye kino gitaramo, abanyarwanda in general, abanyakigali, yo may God bless you, mwarakoze cyane guha icyubahiro YB, ndetse n'abandi bahanzi tuzagiye tunyuzamo tubibuke, tunyuzamo dukora igitaramo twibuke Jay Polly, dukora igitaramo twibuke abahanzi twabuze dukunda, kuko imiziki yabo iracyahari, turayumva kandi twumva ni byiza, biraryoshye. So abantu mwese mwitabiriye, abantu mwese mwitanze, Imana ibahe umugisha. Abantu mwese mwagize igitekerezo cyo gukomeza kusa ikivi cy'ibyo Iva Buravan yari yaratangiye, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ngenda bakunda cyane, cyo kintu numvaga nagombaga gusorezaho. Hasta la vista, I love you big, I love you big, keep loving me big, cause I love you a big energy love, I love you a big energy love, I love you a big energy love. Hasta la vista, goodbye.